Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cyandabere. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Lost Talent Rwanda. Kuri uyu munsi rero turibuze kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport, aho turibuze kugenda turebera hamwe iby'abakinnyi bashya bakomeje kugenda bagaragara ku munsi w'ejo mu Nzove. Sibyo gusa ariko turaza kurebera byinshi hamwe byinshi bikomeza kugenda bivuga muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza yitegura gutangira shampiyona ku itariki 20 ubwo izaba yakira ikipe ya Musanze, ariko kugeza kuri ubu ntabwo ikipe iramenya aho izakirira. Amakuru ni menshi tubafite mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo usabwa ni ukuba hafi cyase ugakora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye ubasha kudukurikirana mu bambere. Reka tubwire mukunzi ikipe ya Rayon Sport waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yaro rwose ko kugeza kuri ubu ngubu kuba muri fan club ya Rayon Sport niyo ndangagaciro y'umureyo nyawe. Kuba umukunzi ikipe ya Rayon Sport rero waba uri hanze waba uri mu Rwanda ushobora kuba muri fan club. Kuri ubu ngubu hari fan club rwose zikomeje kugenda zibategera amaboko zitegura kuba zabakira aho ngaho harimo gikundiro yacu na Rayon twifuza. Ijwi ry'abareyo senior nayo ni fan club yiteguye kubakira. Byumvikane ko rero muri izi fan club iyo wakifuza kubamo zose ziri tayari kukwakira. Icyo usabwa wowe ni ukunyandikira kuri 0788465691 ubundi nkagufasha kujya muri izo fan club. Ubwo wahitamo imwe muri izo ngizo. Reka kandi twihanganishe umuryango wa Maria Fanette. Uyu nguyu akaba yarari muri komite ngenzuzi mu ikipe ya Rayon Sport witabye Imana ku munsi w'ejo mu rukerera. Imana ikomeze kugenda imuha iruhuko ridashira. Reka kandi tuze turebera hamwe amakuru yose tubafitiye hano kuri Lost Talent Rwanda, aho tuba tubafitiye amakuru menshi akomeza kugenda avugwa ku ikipe yanyu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo twe tubabereye mu Nzove. Byinshi twakomeje kugenda tubona harimo n'umwataka mushya. Uyu nguyu akaba ari umwataka w'umukongomani, akaba ari umwataka wagiye aca amakipe atandukanye. Uyu nguyu ariko ikipe yaje gukomera cyangwa se kwamamaramo ni ikipe bita Point Dynamos yo mu gihugu cya Zambia. Uyu mwataka rero ibyo bimeze gute turakomeza kugenda tubirebera hamwe hano kuri Lost Talent Rwanda nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, kandi turakomeza kugenda turebera hamwe ibyo abakinnyi batari gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. Urugamba rwaje rwakarugonda kumugo. Ku munsi w'ejo imyitozo ya Rayon Sport yarakomeje. Ari umunsi wa kabiri w'imyitozo ku ikipe ya Rayon Sport, kuko umunsi wa mbere bari bagerageje gukora ku wa kabiri. Rero ikipe ya Rayon Sport yaje kongera gukora ku munsi w'ejo. Ni ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi batandukanye mu kibuga ku munsi w'ejo, ariko kandi hari n'abandi batigeze bagaragara nabo turi gukomeza kugenda turebera hamwe ibyabo hano kuri Lost Talent Rwanda. Ku munsi w'ejo icyakomeje kugenda kibazwa n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport no kubera iki ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bake mu myitozo, dore ko ari ikipe ku munsi w'ejo ifite abakinnyi bagera kuri 16. Abantu bakomeza kugenda bibaza abandi bakinnyi 14 bose bari mu mvune. Tubibutse ko abakinnyi ikipe ya Rayon Sport bafite ikibazo cy'imvune kugeza kuri ubu ngubu ari Osaruwe utaragaruka mu myitozo mu ikipe ya Rayon Sport, kongeraho uwitwa cyangwa se umwana muto cyane witwa Patrick ikipe yakuye muri ikipe ya Rayon Sport yakuye muri Heroes. Uyu nawe afite ikibazo cy'imvune. Igihugu abona bahamya iyo nibutso mutaga nikora ndatimana. Sabo gusa rero hari abandi bakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite ibibazo by'imvune batari kwitabira imyitozo. Aho muri ikipe ya Rayon Sport harimo abakinnyi nka Rwatubye Abdul, we ari kuba hari agafatanya n'abandi cross cyangwa se agafatanya n'abandi kuzenguruka ikibuga, ariko nyine byagera aho gukora ku mupira uyu nguyu akaba agiye inyuma y'ikibuga. Ndize Samuel uyu nawe ku munsi w'ejo yarahari, ariko ntabwo yabashije gukora imyitozo bijyanye n'uburyo nawe nyine afite ikibazo cy'imvune. Undi tutaramenya ibye ni uwitwa Willy Esombe Onana, tutaramenya niba yarakize cyangwa se niba akirwaye. Impamvu nuko atari kugaragara mu myitozo.
abandi bakinnyi rero ugiye kureba ni bazima ariko nyine ntabwo bari kugaragara mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, aho twavuga yuko rwose hari abakinnyi ngo basabye uruhushya ariko akaba ari n'abandi ibyabo bitarakomeza kugenda bisobanuka. Twavuga abakinnyi basabye uruhushya barimo abitwa ba Mbirizi, abitwa ba Felicien, abitwa ba Ngendahimana Eric. Abo ni bamwe mu bakinnyi bataragera mu ikipe ya Rayon Sport ariko bivuga ko ari abakinnyi bakomeje kugenda basaba uruhushya abatoza b'ikipe ya Rayon Sport. Cedric Moses Raro nzarora harora ripe Ive Yusuf Abubi Dina Didier umudiho w'inshundura. Ni imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport rero iri kwitabirwa n'abakinnyi batari benshi cyane, dore ko ku munsi w'ejo hari abakinnyi batakomeje kugenda bagaragara nk'abo twakomeje kugenda tuvuga rwose, harimo abitwa ba Mitima Isaac, harimo abo ngabo twakomeje kugenda tugaruka Ngendahimana Eric na Felicien. Abo ni bamwe mu badefenseurs b'ikipe ya Rayon Sport batari kugaragara mu myitozo, kongeraho umukinnyi ufite ikibazo cy'imvune akaba ari vice capitaine w'ikipe ya Rayon Sport Sam Dizeye. Byumvikane ko abadefenseurs bari gukora ugiye kureba ni Ganijuru Eri, kongeraho Mucyo Junior Didier. Abo ngabo nibo twavuga ko ari bo badefenseurs bari gukora mu ikipe ya Rayon Sport. Abandi nyine bwo babiri bafite ibibazo by'imvune, abandi ngo basabye uruhushya. Aha abantu bakomeza kugenda bibaza iyi defense ikipe ya Rayon Sport twabonye ko ariho hantu ikipe ya Rayon Sport ifite intege nkeya, ariko bakaba bari gusiba imyitozo cyangwa se bakaba bataratangira n'abandi imyitozo, aho iyi defense iminsi 15 isigaye cyangwa se 14 isigaye, ibyumweru bivuga ko ari ibyumweru bibiri bisigaye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yatangira shampiyona, aho iyi defense izaba iri stable. Ibyo abantu bakomeza kugenda bibaza ku munsi w'ejo, ibyo abantu benshi bakomeza kugenda bagarukaho. Ugiye mu kibuga hagati rero ugiye kureba abakinnyi ikipe ya Rayon Sport isanzwe igenderaho abatarakoze, harimo umukinnyi bita Osaruwe. Byumvikane ko we n'ubusanzwe afite ikibazo cy'imvune, ntabwo we azagaruka mu kwa kabiri. Hakaza umukinnyi Mbirizi Eric, uyu ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport isanzwe ugenderaho kandi ubanzamo mu kibuga hagati. Nibo bakinnyi urebye batari bahari, ndetse n'umukinnyi Paul Were rimwe na rimwe bagiye bahengeka mu kibuga hagati. Uyu nawe ku munsi w'ejo ntabwo yabashije kugaragara, ni mu gihe abandi bose bari bahabaye uretse umwana wita Patrick wari ufite ikibazo cy'imvune twakomeje kugenda tuvuga, mu gihe uwitwa Ndekwe, uwitwa Blaise Nishimwe ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport nka Master basanzwe bakina mu kibuga hagati, abo bo bari bahabaye. Ariko nanone uwitwa Ruvumbu RC ni umwe mu bakinnyi bashya b'ikipe ya Rayon Sport, ku munsi w'ejo ntabwo yabashije gukora. Abantu benshi batangiye kugenda bibaza ese Ruvumbu RC yaba yarasubiye iwabo. Ni byinshi byakomeje kugenda bigaragara ku munsi w'ejo, cyane cyane mu bakinnyi batigeze bitabira, harimo abakinnyi nk'aba Onana batigeze basha kwitabira imyitozo muri iyi kipe ya Rayon Sport. Aho abantu bakomeza kugenda nyine bibaza ibyabo, bibaza mu gihe shampiyona iburi ibyumweru bibiri ngo itangire, abakinnyi bari gukora imyitozo ni bake. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza nyine ese abo bakinnyi bazaboneka ryari, dore ko ikipe ya Rayon Sport ifite igihe gito cyo kwitegura, kandi ari ikipe ya Rayon Sport nyine igomba kongeramo amaraso mashya, cyane cyane ku bakinnyi bagera kuri babiri bazaba ari bashya muri ikipe ya Rayon Sport. Aho iyi kipe ikomeza kugenda ireba uburyo abakinnyi bakomeza kugenda bamenyerana, ariko nyine ikibazo kigihari, abakinnyi bari kwitabira ni bake, kandi nabo bake abari kwitabira abenshi bajya kureba ugasanga si abakinnyi ngenderwa mu ikipe ya Rayon Sport, ugasanga ni abakinnyi babasimbura. Abenshi bati rero n'ubundi ikipe ya Rayon Sport isa nkaho itaratangira imyitozo. Ngwino musore utsinda agatsindagira imidari. Ni ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda igaragara umwataka mushya. Uyu nguyu akaba yitwa Mindeke Jonas. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'umukongomani wakiniye mu kipe atandukanye nka Pa Dynamos. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi waciye mu bihugu by'Abarabu, ariko kandi kuri ubu ngubu akaba ari umukinnyi uri mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa ugiye kureba nk'igihe yakinaga muri Pa Dynamos, ugiye kureba ku mashusho ubona ko yari umukinnyi uri supre, ubona ko yari umukinnyi utari munini, ariko kuri ubu ngubu ugiye kureba abazi ukuntu Ruvumbu yaje mu ikipe ya Rayon Sport angana, ugiye kureba rwose ubona ko ni umwataka w'umusore, ariko ni umwataka wabyibushye, ariko wareba amaguru ukabona ni umwataka ukaraze, ukabona ni umwataka wakoze imyitozo. Wareba ikintu bita tushe kuri baro, urabona ko ari umwataka ufite tushe kuri baro, ndetse n'igihaha ukabona ko ari umwataka ufite igihaha bijyanye n'ibiro afite. Ntabwo wamenya ko rwose
ariko ateye cyangwa se ari supre kuri urwo rwego, atandukanye n'abakinnyi twagiye dukomeje kugenda tubona nka bakamara bagiye baza barabyibushye, ariko wanareba nyine ukareba umubiri wabo ukabona urabaremereye. Uyu nguyu rero ni umwataka w'umusore ugiye kureba mu busore, ashobora kuba rutana kamara, ariko no mu kubanguka cyangwa se mu kuba ari supre ni umwataka ubangutse. Wajya kureba kuri tekiniki ukabona ko ari umwataka w'umutekinisiye, cyane cyane ubwo ndavuga ku byo nakomeje kugenda mbona ku munsi w'ejo bakomeza kugenda bakora kuri baro. Ariko se ikibura ni iki? Nkumva budala se yamwise neza uwo ni Sekamana. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu mukinnyi Mindeke Jonas. Uyu nguyu bakomeza kugenda bavuga ko ari umukinnyi mwiza, cyane cyane nyine kubirebana n'igihagararo afite, kubirebana tushe kuri baro, kubirebana na physique nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho. Ariko abantu bati ikikubwira umwataka ni muvomaze imbere y'izamu. Ati rero icyo ngicyo nicyo kibura, icyo nicyo ari ingingo ataratangira kugenda abakoresha. Abantu benshi ngo batangire byibuze babone déplacement ze imbere y'izamu, uburyo abakomeza kugenda yitwara mu kunyeganyeza inshundura. Abakunzi ikipe ya Sport ku munsi w'ejo nakomeza kugenda numva bavuga bati rwose duheruka umwataka mwiza Jules Ulimwengu na Sarpongo bakiri hano. Ati kuko byibuze Jules Ulimwengu wamushakaga mu kibuga hose kuri match ukaba wamubura, ariko ukamubona atsinda igitego. Ati nicyo kikwereka rero umwataka mwiza muvuma abakora imbere y'izamu, uburyo yitwara imbere y'izamu. Ati nicyo gikomeza kugenda kikwereka umwataka uburyo aba ari mwiza. Ku munsi w'ejo rero abantu bakomeje kugenda bashimangira ko uyu mukinnyi atari umukinnyi mubi, bakurikije uko bamubonye, bakurikije igihagarara afite, bakurikije muvoma yakomeje kugenda cyangwa se tushe yakomeje kugenda agaragaza ubwo bari gukina ibyo bita riboso. Yakomeza kugenda rwose agaragaza ko ari umukinnyi ufite tekinike nyinshi cyane, kandi no kugihaha wakomeza kugenda kubona ko ubwo bazengurukaga ikibuga ari umukinnyi mwiza rwose ufite igihaha. Ariko abenshi bati ibyo byose rwose hari abakinnyi twagiye tubona bari bafite nka ba Traore, bakubona abakinnyi bafite tekiniki, bafite igihaha, ariko nyine cyitwa déplacement zabo imbere y'izamu bigakomeza kugenda biba ikibazo, aho benshi bavuga ko rwose abo bashaka ko barabibeshyeho batari n'abataka. Kuri uyu munsi rero equipe ya Rayon Sport ifite Jonas Mindeke. Uyu nguyu ari we bakunze equipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo bakomeza kugenda bakomantingaho bavuga ati biramutse bibaye byiza hari ingingo Francis Christian yatangira kugenda abakoresha, cyane cyane mu birebana no kunyeganyeza inshundura. Abakunze equipe ya Rayon Sport tukumva ko byibuze twaba dufite umwataka, cyangwa se tukirebera ko twaguze umwataka atari bya bindi bakomeza kugenda badupfunyikira nko mu myaka 4 ishize. Abataka twakomeje kugenda dutunga ko atari abataka bari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Abo n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport bari bitabiriye ku munsi w'ejo bati rero ati twarakanzwe rwose. Bigaragara kandi koko ugiye kureba abakunzi ikipe ya Rayon Sport bari ku kibuga bavuga ko rwose umwataka ngo uje muri teste atari umwataka ngo wakaje rwose ngo agire icyo akora mu ikipe ya Rayon Sport, nkuko bakomeza kugenda bigarukaho bavuga ko biramutse bibaye byiza equipe ya Rayon Sport ngo yajya igura umwataka uzwi. Ni ukuvuga ko rero abakunzi ikipe ya Rayon Sport bo ubwoba baba bufite cyane cyane mu birebana no kugura abakinnyi, dore ko muri iki gihe abataka batari guhira equipe ya Rayon Sport. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport rero niho bahera bavuga ko rwose bo kubona umwataka muri teste cyangwa se kuba yakwitwara neza muri teste, cyane cyane ku macenga cyangwa se no kuba wenda yatsinda ibitego muri teste. Ati ibi ngibi benshi bakomeje kugenda batubeshya, abarimo basanurwa na ba Steve Ormanga. Ati bakomeje kugenda rwose batubeshya gutya, atari ko bibaye byiza nyine equipe yajya izana umukinnyi izi aho imukuye yarasanzwe akina kandi yarasanzwe anyeganyeza inshundura, cyane cyane ariko nko ku bakinnyi b'abataka. Nibyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda baganira ku munsi w'ejo ubwo bari mu myitozo mu Nzove, ubwo Lost Talent Rwanda nakomeza kugenda mbacamo gusa. Ariko mu kiganiro cyacu cya kabiri mushobora kugenda mubona amashusho yabo uburyo bakomezaga kugenda babitangaza. Gusa abo twakomeje kugenda tubaza abenshi ku kigero cya 70% bakomeza kugenda bavuga ko Mindeke atari umukinnyi mubi. Ati ahubwo wenda aho bishobora kugoranira ni kuri muvomaze imbere y'izamu. Ati kubirebana no kunyeganyiza urushundura, kubirebana déplacement ze, cyane cyane kubirebana na mediateur equipe ya Rayon Sport ifite, niba bazaza bamuhana we ku mutwe akaba ari yatsinda nka Musa Yesenu, cyangwa se niba no ku kaguru ari tayari nkuko bakomeza kugenda babigarukaho. Gusa nyine urebye ku kaguru ni umukinnyi uri tayari, ahubwo wenda ku mutwe niwo ntazibye, ariko ku kaguru nge nabonye ari umukinnyi w'umutekinisiye. Ubwo igisigaye rero ni ukuzareba ubwo abakinnyi bose bazaba bagarutse equipe ya Rayon Sport iri gukina deka, niba uyu mukinnyi ashobora kuzabyitwaramo neza. Nge nari Modric, iyi ni Lost Talent Rwanda. Amakuru ya Rayon Sport kuri Lost Talent Rwanda nakagaruka. Ciao ciao. Twajaga kwaya kandi nize
umwana nzakarema gakumba nzakugabira ishyo abawe bakame nzakujyana i Kanombe twibire mu birere